Rwanda Investigation Edanadukure Rwanda Investigation Bureau Nicolas Musonye ushyizemo gato ukuntu bimeze. Rwanda Investigation Bureau mu cyumweru gishize yari ifite icyo nakwita nk'agashami kayo gato kari gukorera muri Ferwafa. Oya Itimana ariko uraseka ibintu bidasekeje. Banza usobanura ibyo bintu ntabwo byumvikana. Nari nkubwiye ngo kaseka turi mu makuru. Reka ariko iyi nkuru tuyihere mu bihe byashize. Twigeze kuvuga inkuru y'uwahoze ari secrétaire général wa Ferwafa ariwe Kalisa Adolphe Camarade ukurikiranweho ibyaha bimwe na bimwe yaba yarakoze mu gihe yari kuri uriya mwanya, cyane cyane mu birebana no kuburira inyandiko umutungo wakoreshejwe. Ariko icyo cyaha ni kimwe mu byo nyine yarakurikiranyweho, ariko haza kugenda hashamikiraho n'ibindi tutaza wenda kuza kurondora ahangaha kuko ntabwo tubifite mu buryo bwanditse. Iyo nkuru tuyitangaza tumba hari mu masaha nk'aya ngaya tuvuga ko turi guhamagara muri RIB ntibatwitabe, ariko mbere yuko dusohoka tuza kuvuga yuko amakuru dufite ari uko Kalisa Adolphe Camarade ashobora kuba ari mu maboko ataraye, ashobora kuba ari mu nzego ziperereza kubera ibyo byaha yakekwagaho. Koko iryo perereza ryarakozwe kandi n'ubu ngubu ndumva rigikomeje. Nyuma twaje gukora ikintu nakwita nka kandi gapariti tuvuga ko follow up, tuvuga ko nyuma ya Camarade hari abandi bantu bashobora nabo kuzajya muri RIB kujya kugira ibyo babazwa, kandi kuko abo bantu baragiye harimo n'abagumyeyo. Umwe mu bagumyeyo yitwa Emery Kamanzi, ubasanzwe ari team manager wa equipe nationale Amavubi, ariko yigeze no kuba advance party w'Amavubi mu myaka yashize. Urebye ni nabwo yari team manager ariko akipanga nka advance party. Camarade ahageze arabica kuko Rutayisire Jackson yakimara kugenda, kimara gutandukana na Ferwafa niwe wa team manager. Emery yisa yifata. Emery niwe ufata Amavubi aba team manager, ariko akajya bikorana sinzi uburyo yabikoranaga, akaba advance party ubundi akaba team manager. Bakigera mu Rwanda hari ukuntu we ashobora kuba yari yabyiyumvisemo, abandi baratashye bavuye hano kuri Hotel Gorilla. Emery Kamanzi agumayo. Buriya Emery Kamanzi inzego zishinzwe iperereza zamukuye kuri Gorilla Hotel aho Amavubi yakoreye camp. Ubwo se zari zabanje kumutumiza guteza kugira ngo yitabe kuko hari ukuntu banza bari hanze. Okay. Bari hanze bamutegereza kugira ngo agere mu gihugu. Nkuko nabiganiro nge numva abiganirira abantu avuga ko ndawe bamutegereje ugeze umwandikira ari Uganda Kampala, ariko ageze Gatuna ku mupaka basanze umuntu ngo yambaye agapfukamunwa n'ubwo ati ngwino, ngo aramwibwira nyine aramusobanurira avuga ati rero hari ibintu ugomba kujya gusobanura ibi nibi ziranze ngo zifite ukuntu zikora ibintu politely kandi professionally kinyamuga. Na Emery niko byagenze. Emery baramutwaye nawe, ariko Emery agenda mu kwiregura kwa uwahoze ari SG Camarade ngo yavugaga yuko ibintu byo kumubwira ngo yakoresheje ngo yatanze facture ngo zibiciro bitandukanye. Kuko reka nsubire ukuntu bira bintu byamenyekanye. Urabona ko Desire we wagiye ari advance party this time. Ubu ngubu Desire ni umukomiseri ushinzwe amarushanwa. Niwe ushinzwe amarushanwa muri komite nshyashya. Ariko match Amavubi aheruka gukina 2 ya Zimbabwe na Nigeria yagiye ari advance party. Ufite ATM. Ariko agenda mu byukuri Camarade ari we wari waramaze gukoresha icyo bita quotation cyangwa se ni proforma. Yaratangiye na process. Hotel baravuganye na ministeri iz'igiciro yaciwe. Noneho Dezos agezeyo
ngo agira amatsiko ajya kubaza Akubitwa ko yakoreranaga na perezida wa Ferwafa n'ubu acting SG ngo akubitwa n'inkuba asanze ibiciro kamarade yari yarakoresheje bihabanye n'ibiciro biri real hariya none hotel cyo yavuze bwe ibi biciro ntago ari ibyacu bungu ibyo kamarade ibyo yabazanye nyine kamarade yari yarakoze ati ntabwo ari mwebwe muca amadolari 40 kwipura baramwereka ibiciro bigaragara hotel yacu dore ngiyi uko imeze ibiciro bimeze niko rero byaje no kumenyekana nibwo bahise acceleratinga iryo perereza. Emery Kamanzi rero nawe ageze Kigali baramutwaye kuko buruma kamarade yari yavuze ati ariko ubundi jewe ndi advance part ariko sije muntu ukora ibiciro mubaze team manager no gukora ibiciro je hari ikintu mumbaza nibwo buryo Emery yagiyemo ariko nawe urumva hari ibindi yagomba gusobanura nawe yari muri dossier hari ibindi agomba gusobanura nk'umuntu wabaye wigeze kubaho advance party na bya bihumbi bine nigeze kubabwira by'amadolari bihora biri ku rugendo rw'amavubi ngo n'amafaranga ya Jean de Poche ngo n'amafaranga ngo yo gukemura ikibazo cyavuka imprévu Emery Kamanzi abagiyeyo ariko hagati aho ngaho hari iperereza rindi ryaje gukorwa kamarade buri baje kujya mu rugiwe baragenda basanga hari imyenda y'amavubi ya Masita imyenda makarito menshi yarari mu rugiwe ngo n'imipira yo gukina imipira ngo irenga 50 ara amakuru yandi numvise yuko ngo bajya mu rugiwe byari biri ngo bajya gusaka baramutwaye yagiyeyo n'abasaka Ephraim bagiyeyo ngo basanga kwa kamarade ngo hari icyo bita coffre fort izi tujye tubasanga muri Ferwafa n'ahantu heza ho kubibika yari yabijyanye nibyo bisobanuro yatanze yaravuze ngo icyo gihe yari yamaze gukora handover bamutwara handover yarayikoze handover yaramutunguye yakozwe mu buryo butunguranye handover niba taravuze ko hari n'ibyo afite mu rugo ntabyo yari yavuzemo rero nicyo kibazo cyavuze iyo aza kuvuga muri handover ko ibyo bintu hari ibyo abitse mu rugo inzira ntibwira umugenzi ntamenye yira kumuza harimo amabaro n'ibiki harimo amabaro ngo baro zari 60 zirenga 50 zari 60 icyo numvise cyo ari umuntu wambwiye ngo batumije ngo hiyasi ya yindi bifashisha kuri Ferwafa reka tubwire ibyarimo byose barabwira bati hiyasi atubwo yatunda inshuro zinga ati ibintu birahanga bati ntabwo yabitunda n'imyenda si imyenda n'imipira ngo yatunze shaka ngo yaratuze gatatu iriya hiyasi twarwa na Nuru iyo myenda yanditseho Ferwafa ni van si hiyasi ni van Masita z'amavubi ubwo rero kamarade ngo bamujyanye mu rugiwe barangije nyine baragenda inzu barayisaka bagira ngo n'ahantu hari icyo bituma utamenwa coffre fort cyangwa se safe mu cyongereza coffre fort kamarade ngo namubwira ngo nayifungure aravuga ati password ariko coffre fort ifungwa n'imibare ni wowe nyine y'ubuyizi ngo aravuga ngo nayibagiwe ibyo byabaye kuri muri hotel Kayira atatwibwirira aravuga ngo nayibagiwe fungura coffre fort nayibagiwe fungura idayari ryohewe ntibashobora kureza gatatu ngiye ndimo ndabibona iyo ugize gatatu umwana w'umuhungu uguhagaze inyuma akugata ifungura ugakomeza wizigiza aravuga ngo password ngo yayibagiwe iyo ushyizemo password inshuro 3 uyica iribroka we ntabwo yazishyiragamo itariyo we ntiyazishyiragamo aravuga ati nayibagiwe ntazo yashyiragamo icyo bakoze ngo barayimennye gaho barayimennye cyangwa barayifunguye hari utumashini tuyifungura hari utumashini sinzi ubwo nkoreje wenda iyo terima ariko barayifunguye ariko ibyo ni ukuyimena none se iyo winjiye mu rugo rw'umuntu ataguhaye atagufungura uba wamenye icyo navugaga abantu nibumve ko ariko bifite uburenganzira bagira icyo bita warrant barayifunguye babigirira uburyo bwabo wenda bayifunguye uburyo bwabo ebana ngo basanze coffre fort ifuha dora euro ngo nta Nyarwanda hakiye nta Nyarwanda ryari ariko sinzi uko byagenze nyuma ariko ubwo nyuma yaho nibwo bakomeje nyine kugenda bashakisha n'abandi bantu ubu ngubu umuntu ugezweho yitwa Tuyisenge Eric Canton kubera Rick manager ubwiye myenda yasanzwe kwa kamarade
yahageze ite urumva Cantona agomba muri Ferwafa kubibazwa. muri Ferwafa ushobora kwibaza ngo Cantona ubundi akora iki Mm. nta post izwi Cantona akora Cantona buriya ngo bivuga ko ngo akora mu bintu byakuriye ari uwo mwanya bawita ngo ni umumessenger The messenger. ni umuntu mu kigo batuma nta kindi simbukira mu rugo unzanira akana kanaka simbukira kuri banke unzanirisha agasheke gutyo Igende gutyo polisi kano gutyo gasheke, gutyo 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 bene abo bantu babaho mu bigo urumva rero buriya bikaba byari binazwi ko Tuyisenge Eric Cantona ari inshuti cyane ya kamarade cyane we rero harakekwa ko ibyo bintu byose ari wowe wabitwaraga iyo myenda ayo mabaro n'ibiki yagendaga mutuma nyine nawe avuga bati ntabwo kamarade yasohoka muri Ferwafa Kame yikoreye ayo mabara amakuru hararavuga yuko nawe yaba yageze kuri RIB yakunda kwipostingira ngo Kuva ejo. naka imana ibitagize ku buryo hari n'amakuru nakandagiye ko ashaka ko hari umuntu mu muryango wagiye kuri Ferwafa agiye kubaza umuhungu wacu ari hehe ko twategereje ko twaramubuze telefone ye ntiriho ariko amakuru hararavuga ko nawe yagiye kugira ibyo abazwa ziriya nzego iyo ziri gukora iperereza bo nubwo wenda umuntu ushobora kumubura kubera ko telefone iba itariho ariko amaherezo ugeraho ukabimenya ntibamugirira nabi ntibamukubita ntibamugira bate aragenda akabazwa ibyo akwiye kubazwa babona ari umuntu ukwiye kubazwa ataha baramureka agataha ariko babona ari umuntu ukwiye kubazwa ahari baramugumana akaba ari aho abandi bari kugeza ubu ngubu Cantona Kamarade na Emery nibo bantu kugeza ubu ngubu bafitwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ubwo ibyabo tuzakomeza kubikurikirana cyangwa se tumenye niba hari n'abandi bagomba kujya kugira ibyo basobanura bakazataha cyangwa se bakagumayo nibyo ngibyo muri kugeza ubu ngubu nayo makuru nge nari mfite muri Ferwafa ariko uru rwego rwari ruhari kugeza ku cyumweru muri Ferwafa ngabona igeze kuvuga ngo bari bafite kantu kameze nk'agashami office ya SG ya Kamarade yahoze ari ya Kamarade niyo bakoreragamo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakoreraga muri office ya Kamarade ntabwo mvuga ko rwakoreragamo ahubwo rwakora akazi kabo barimo bakora akazi kabo muri gahunda n'ubundi bakora y'ubugenzacyaha urumva bashaka ko bararebaga mu madosiye bararebaga mu mashini bararebaga bo bafite uburyo bwabo bakoramo iperereza kugeza ku cyumweru bari muri Ferwafa ubwo ni ibyo muri Ferwafa tuzakomeza turebe n'andi makuru azagenda avugwamo turumvikana neza aha nume urumva byose bifitanye isano hari ibyaha byabereye muri Nigeria kunyereza umutungo wa ministeri kuko ministeri buriya niyo yishyurira Amavubi ariko nibikeka umuntu yamejwe icyarakati uwafashwe wa mbere kubazwa ni Kamarade ashyiramo Emery bagiye kwa Kamarade bahasanga ibikoresho by'Amavubi ibikoresho bitakagombye kuba biriwe atatanze muri handover fira amasita bimariki wese wayambara wahera kuri ngaye wayigurisha hese yoreresha ida kuko je ntashaka kugira uwo mpamye icyaha oya abakiri umwe ndamumenyesha ko jezi y'Amavubi imwe agapira kagura 25 original uramutse ufite amakarito se ukabishyira ku isoko uruva byabyarangana bon sinzi umupira umwe w'amasita ugura amadolari 80 cyangwa 100 baro yo gukina uramutse ufite imipira 60 se reka twe kujya mu madetaye ariko icyo tuzi ariko urumva ko bifitanye isano njyewe ngiye ndagira ngo mu minota nk'ibiri ngira akantu nivugira RIB mwaratinze sindimo mvuga kuri kese ya Kamarade kuko sinzi niba ari umwere cyangwa yarakoze ibyaha ibyo bizemezwa n'inzego ariko RIB mwaratinze gukomanga mu mupira w'amaguru banga kubakingurira mukanifungurira mukamena mukagwa abantu gitumo mukabafatira mu cyuho RIB mwaratinze kandi nizere ko yari intangiriro y'urugendo rurerure rwo guca icyaha cyabaye karande muri ruhago y'u Rwanda
abanyabyaha baridegembye auditora militaire ntabwo yatinze nayo yari yaratinze nizere ko nayo izakomerezaho narakubwiye ni ibi bintu bya kamarade bije bikurikira auditora militaire bishobora kuba bigiye gukirininga umupira w'u Rwanda kuri side y'ubusambo n'abantu barya amafaranga bakigendera. RIB nizere ko itari bukore gusa